ababishinzwe bajye bareba ukuntu ahantu twari turi niho hamugushije. Uravuze ngo ntabwo ya ntare yakaba yarinda igisamago yakaba yarinda muyoboke. Sorry manager. Igisamago kikimenya. Nkunze ukuntu bitondetse ariko sinje bivuze. Yego nibwo. Nukuvuga ngo igisamago niba kidashobora kugenda cyonyine kigashaka intare ikirinda n'urushishi rwa gikanga. Igisamago barinda koko. Melody kubera iki ko mu bahanzi bose dufite Gapfizi kuki ntazi na wiyise rifite aho rihuriye n'inyamaswa z'inkazi? Uko ndi nyama. Ndi omnivore, ndi umuntu. Yego. Ndi nyama rero ntabwo nakita amatungo. Indirimbo indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntaje nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Urebizaho ntabwo yizwe indirimbo ya The Ben? Kanje nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mu kanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivuga ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero uretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Urambwira ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Oya ntabwo interview irarangije. Twitagiki ndapfuye. Twitagiki ejo bundi tariki ya mbere abakunzi bawe bitege iki? Bundi ni witegereza neza ku cyitwa playlist kuri kwanza mwitege iki? Muzatega amamodoka, batega moto muzitege, mugura inkweto nziza umuntu ashobora kubyiniramo nizibanduke. Ubundi muze mbereke ikintu cyitwa imiziki. Ibivuga ko aribwo babiri bagiye kugushyiraho akadomo ugatera ibipfukamizo nk'ibyo manager yateye ejo bundi agwa. Abwo babiteye bakagukosora. Oya ntabwo bishoboka. Icya kabiri ngiye ntabwo mpamya ko nashyira akadomo kuri Ben. Yego. Kubera ko music art ni Imana itanga. Kandi ni umuhanzi mwiza tu aririmba neza, ntabwo nshobora kurangiza career ye, ntabwo byashoboka. Gusa cyane gusaba none byarabaye ngo ntabyo wankangije. Uretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Irambwira ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Bundi niba nkora ibintu bugacya mu gitondo abantu bakabyigana. Mujye mugira aga fair play namwe umuntu nabarusha mu byemere mu byakire. Ntabwo undi ababaye zeru. Naho bari aho ngaha bahari ariko nyine nukuvuga ngo azaba hari ariko nyiri igihugu cyangwa nyiri u Rwanda uzaba wambaye ikamba. Hari igikombe amarira ikamba, hari ikamba ryanjye ndarigira, indabo zanjye ndazigira, ntacyo nsaba ngewe. Nta ndabo ugomba gusaba nk'iziri gusabwa, wowe indabo zawe uraziforana urazifite. Ndazifite kabisa, nabo nabahaho. Uretse gato babaho. Bivuze ngo mu ndabo ziri gusabwa ushobora no kubahereza kuzaho kufite nyinshi. Ariko babye bazisabye. Kandi barazisabye. Oya ntago ari nge bazisabye.